hari umuntu wenda dufata nka data, okay reka dufate boss w'iki gihe. Hari umuntu urita data buja yaba umukorera cyangwa se wenda ari umuntu ubonye ukeneye ikindi kintu. Kuko cyane cyane wita umuntu shobuja rega nese okay ubwo bivuze ngo nimba ya magambo yavuyeho gucinya inkoro bivuyeho kuba inkoma amashyi bivuyeho kwita ko kazi na rwo mutugize. Ariko ibintu byo kujya kuvuga ngo data buja mabuja wo kabyara we niba byagizwe icyaha nawe byumve ubireke. Rero we yaragiraga ati wa mwarimu wiyemerera ko umwana yamugezeho iwe kuwa 6 saa 9 z'amanywa mu mudugudu wa Bihinga akagari ka Kabarore umurenge wa Kabarore. Kubw'amakuru yatanzwe n'umuyobozi w'ishuri rya GS Bihinga, polisi yakoze operasiyo ifata bwana Irene Rugero w'imyaka 25 wigisha kuri iki kigo akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa. Ahubwo reka nkwibarize, wari warerihira umukobwa amashuri cyangwa se hari umuntu uzi warihiye ishuri umukobwa amutezeho ko bazabana cyangwa se amutezeho izindi nyungu bumvikanye? Reka nongere mbasuhuze mbifuriza kumera neza mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe muri mu gihugu mo imbere, abari hanze y'igihugu, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, Congo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Umuntu uri imbere yanyu nko mubimenyereye bamwita MC Gift. Yo meze gute MC Gift? Meze fresh. Nawe meze neza se? Nanjye meze neza usibye imbeho gusa, nawe ubundi meze neza. Mbeho se akavura kabaye akavura byagoranye. Uyu munsi ntabwo wagize ukuntu wigenza? Wapi byagoranye. Gute se? Ibintu byakaze. Uyu munsi ntabwo wisunze yanzira ya nzovu na yaka. Yawe akuvare mwihangane kabisa. Narakijijwe. Mwihangane. Narakijijwe. Mwihangane, vare wihangane, nzovu wihangane, yaka wihangane. Nakumenyeshaga ko korodori bayishenye. Ngiye narakijijwe. Wakijijwe nyuma yuko bayishenye se? Nsigenge no gusenga. Ese zimukiye he? Ndabizi se? Oya. Ntabwo bizi se kandi uri umukiriya wawe. Inyi? Indaya. Mwizina rya Yesu. Indaya za korodoro zimukiye. Mwizina rya Yesu. Ngiye mfite umugore riko. Mfite umugore. Nukuri mutwandikira muri comment. Abantu benshi jewe mba naje hano nde mu munwa wa rubanda. Abantu bari kwibaza cyangwa se ni hagira indaya zizabona iki kiganiro. Indangamirwa za korodoro mwimukiye. Abakiriya barababuze. Basi se nibongera kuhubaka basigaye bakora online. Ni online. Wasanga. Niyo mpamvu basigaye bakorera online urumva byarakomeye. Ubwo rero nyine nubundi muri no mbeho sinjya numva bavuga ko ngo umugore nishuka, umugore niki haryo n'ikiringiti. Umugore n'ikiringiti ngo bikiza imbeho. Kandi we nta mugore ufite. Wapi? Ubwo rero nyine wisunga inzira ya nzovu. Simba nkuru. Ngiye ubwo ndisunga ikiringiti n'igikoma. N'igikoma. Kandi ngo nta muntu w'umugabo unywa igikoma. Kandi naraba umugabo. Kumaze ku ntengo. Ntago ndaba umugabo. Igikoma ni icy'abasore se? Ni icya none n'abana. Ko nibo bantu ngo bagomba kuba batumva igikomye mu nzu. Ngo musigaye munywa na shisha kibondo. Ozi kashisha kibondo kuna ari sawa. Ariko mana reka nizere yuko rero mumeze neza abantu mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo hagati mu mutima wa Kigali. Bantu mwese ba diaspora nizere yuko hano kuri Elifam Media muhagiriye ituze muhungukira ubumenyi ndetse mubasha no kwishima bitewe n'ibiganiro tubagezaho. Iyo naje hano rero tuba twibereye ku nkuru z'imihanda. Ni ku nkuru z'imihanda. Niko bimeze kabisa. Hanyuma duherehe ko ngiye mfite inkuru nyinshi nk'ibihumbi 2,000 merehe. Uherehe? Wahoze umbwira turimo tuza. Noneho mba nakubwiye ibintu byinshi. Bambwiye ibintu byinshi wagira ngo urarucagenze neza. Vare
cyokora wenda amagambo uvugira mu rugendo si yo uvuga iyo uri inyuma ya kamera, nimba ari uko wenda uri gukurikirana uko amashusho agenda sinzi. njye ariko mvuga amagambo make n'undi hanyuma ubu ngubu nuzongera kunyita boss nako nuzongera kunyita databuja nzajya gukurega. ni direct guhita nemera n'icyaha. ubu umuntu wita umuntu mabuja, umuntu wita umuntu databuja yego ni icyaha gikomeye. ariko se nkanje kuri njyewe mba mbona hari ibintu buriya bitagize icyo bitwaye ariko bitagize n'icyo bimaze. wapi gift aho ntabwo duhuza gute wumva ko nta kintu bitwaye? none se kuba wenda nabanje nishakira amaramuko, none itegeko ryasohotse ugiye kuvuga ngo nta kintu rimaze? hoya ntabwo mvuga ko itegeko nta kintu rimaze, nta nubwo ndi busaba abantu kudakurikiza itegeko kuko byanga bikunda itegeko rijya kuza kubera impamvu. rero ubwo biragitwaye sibyo? nyine nje ndi kuvuga uko nibazaga ku giti cyanjye. nibazaga kuba nakwita boss cyangwa se kuba nakwita databuja cyangwa nakwita umuntu mabuja, iwe baraza kujya bampoza kuri RIB pe kwisobanura kuko ndi mu bantu kuri RIB bagushakira ikayi yawe gusa banshakira ikayi kuko ndi mu bantu bakunda gukoresha mu magambo nshaka umuntu mwiriwe mabuja mwiriwe boss abanzi neza cyangwa niyo ndi ku kazi urabyirinda gukoresha boss ntabwo ari ikibazo. oya none se boss bitandukanye na databuja cyangwa mabuja? biratandukanye cyane. gute se? yego gute? sinzi niba uzi wigeze kunsobanurira incwabari cyari cyo. unambwira ko imyenda twambara ari imyenda yavuguruwe. none se kuki wumva ko amagambo yatavugururwa? nyine yaravuguruwe. rero iryo databuja ryaravuguruwe rigirwa boss. rigirwa boss. okay. none se nanone ubwo rero na boss turarireka? umuntu ukuyobora oya ugomba kurikoresha ryo. umuntu ukuyobora ntabwo nanone wamuvuga mu izina. ese nje ntekereza ko wenda baduhugure batubwire mu makomenti. nje ntekereza ko kuba wakita umuntu mabuja cyangwa databuja bitewe wenda n'ibyo ugira ngo wenda umuboneho amaramuko, ushobora nje numva nta kintu bitwaye, ahubwo wenda umuntu nita mabuja aba yashaka gukoresha iryo zina nka mabuja kugira ngo ankandamize, ntekereza ko aricyo kintu nje najya kumurega. cyangwa se umuntu nshaka kwita databuja nita databuja none wowe agashaka gukoresha iryo zina databuja agashaka kurikoresha nkandamiza. uzi impamvu izina databuja na mabuja babikuyeho? ese babikuyeho uyu munsi cyangwa bibutsaga abantu? babikuyeho uyu munsi. uyu munsi nibwo urumva ntabwo byari bigikoreshwa. ariko noneho basohoye itegeko ry'uko bitagomba gukoreshwa, noneho bibaye mu magambo agize ibyaha. yego bibaye icyaha. urumva impamvu? urabona mu gihe cy'ubucakara ayo magambo nibwo yakoreshwaga cyane. no kuba wanyura ku muntu uri gukoresha ubucakara utavuze ngo ba databuja mumeze gute, warakubitwaga. yabaga ari ikibazo gikomeye. urumva rero ayo magambo asa nkaho umuntu nanone uba ukiri kumukoresha ubucakara. urumva niyo mpamvu iryo jambo rero risa nkaho ryakuwe ko mu Rwanda ntabwo hakiri ubucakara. nyine ndabyumva ibyo bintu ndabyumva, ariko se none se bareka nkubaza, hari umuntu wenda dufata nka data, reka dufate boss w'iki gihe. hari umuntu urita databuja yaba umukorera cyangwa se wenda ari umuntu ubonye ukeneye ikindi kintu. kuko cyane cyane wita umuntu shobuja wenda tuvanyeho bano bantu bagabirana inka. yego ubundi databuja cyane cyane abantu bakundaga kurikoresha n'ubu bakirikoresha. iyo umuntu yaguhaye inka aba ari shobuja. cyangwa se kera abantu bavugaga ko umuntu uguhatse ujya kwakaho ubuhake nyine uguhatse
ati mpatswe kwa databuja kanaka. ahubwo urumva yego ndi kubyumva ibyo bintu Ubu ngubu kuri iki gihe ibaze ngo reka ibyo tubireke kuko ndi kumva nta nyigisho ndi gukuramo urumva ibintu ndi kuvuga nta kintu kirimo kuko hano umeze nk'uri gusaba ingo usa nk'umuntu wari uri kunyobya ahubwo ngo njye ndikoresha oya njyewe icyo nshaka gusobanuza erega buriya ibintu nyine nanjye niyo mpamvu nanjye ngiye kubwira icyo wakagombye gusobanuza icyo ari cyo wakagombye gusobanuza ati niba databuja na mabuja bikuweho ese noneho tujye tubita abandi kuko baratuyobora baradukoresha oya ubwo ni ukubahamagara mu mazina yabo oya nicyo bivuze icyo gihe nabwo uba wubahutse umuntu gute se yego kuko umuntu ugukoresha unaguhemba sinzi ukuntu wajya kumwita izina rye tumwite ndetse nicyo kintu nyine wakagombye kubaza nicyo kintu nashakaga kubaza ikintu nari ndi kubaza nanibaza nawe nkakubaza yego ubundi wenda uretse icyo iri zina rivuga mu mateka kuri iki gihe hari abantu barikoresha bashaka gukandamiza abandi byashoboka ko ntabwo byagirwa icyaha turi uko nimba rero bahari abo bantu byo bagomba guhanwa kubera ko ushatse gukandamiza umuntu ariko nanone nkibaza kuba umuntu nakwita umuntu databuja cyangwa mabuja ankoresha sibyo jewe numva nta kibazo kirimo cyane rega ubwo bivuze ngo nimba aya magambo yavuyeho gucinya inkoro bivuyeho kuba inkoma amashyi bivuyeho ariko njye ntabwo ibyo bintu n'ubundi nanjye mbyemera byo gucinya inkoro inkoro iracinywa we gute inkoro iracinywa urugero si hose nyine urugero rwo gucinya inkoro njyewe nshobora kuza nkakuvuga neza nkagutaka ibisingizo nanakubeshya kugira ngo umpe icyo nkukene umpe amaramuko hanyuma se ayo maramuko ndayaguhereza utayakoreye kuyakorera ni mu buhe buryo se none se nta muntu urabona kubera wenda ari kwibwirira umuntu w'umukire utugambo twiza namubeshya ujya wumva ngo hajye hari abaguha ibiryo yego ujya wumva ikintu leta ijya ishishikariza urubyiruko ngo mukure amaboko mu mifuka mukore yes yego nicyo ngicyo noneho utakoze rero gute udakora kandi ufite amaboko n'amaguru byose bikora neza ariko se wamugana icyo kintu rero cyo gucinya inkoro ntabwo ari cyo nta nubwo cyemewe ubwo ngubwo simbi wenda ninjye uvuze ngo ntabwo cyemewe kuko ntabwo kigeze gikurwaho arumva ariko uko mbyumva ntabwo cyemewe gucinya inkoro kuko buri muntu wese uba ku isi uko byagenda kose ugomba kurya ari uko wakoze erega ibyo ndabyumva sibyo rero sinzi impamvu ushaka kugira ngo ujye gutakagiza umuntu umwereke ko ari imana kuri wowe kugira ngo aguhe ibintu ahubwo se mbona ntacyo bintwaye ahubwo se warebye ikintu kiri gupfa mu bintu byiwe ukakimukorera akayaguhereza kiri gupfa mu bintu bye reka nk'urugero rworoshye unzanye mu nzira nziza rega MC rega nshobora kuza wa mwanya nagafashe nkubwira ati MC uri umwana mwiza urarenze ibiki wambaye inkweto isa nabi nafashe se akenda nkayihanaguruka yaba uko rero kuza ntakubwiye ngo wowe kanaka wino nk'akazi mpanagurira inkweto wowe ukaza ugahita ugenda ugafata akaga ugahita uza inkweto ukayihanagura icyo nicyo ntaguhaye akazi icyo nicyo cyitwa gucinya inkoro ntabwo ubizi kandi nakoze nyine kunsobanura ko gucinya inkoro ari ukuba naza nkagutakagiza nkakubwira ukuntu umeze neza byose birimo urumva none se kuba naza nkabikubwira mu magambo no kuba naza nkakubwira mu bikorwa yego igitandukanye ni uko bimwe byabaye mu magambo ibindi ukavuga reka nkubaze gucinya inkoro buretse gato reka ikibazo uri gushaka kunyobya kandi sindi bubyemere ni ukuvuga ngo ubonye imodoka iparitse ahantu urabona iriho akavumbi sibyo ntuvuganye na bosi mu burenganzira bukugombwa naranabikoze mu burenganzira bukugombwa wowe nshobora kubona nka bosi nkavuga ati imodoka yanjye irasa nabi vare yoza imodoka uraza umbwira ati nje ndoza imodoka urampa 5,000 sibyo none se umbaretse gato nkubaze none se naje nkakubwira ngo boss akavumbu wagakuraho ka 500 yo kwirira ibishyimbo hari icyo bitwaye nase ubwo ncinya inkoro ubose niwe twavugaga mbere ni wa muntu waje ntacyo avuganye na boss araje afasha agatambaro neza arayihanaguye iranakeye
urumva icyo gihe rero uwo mubosi icyo gihe wapi banza umubosi umva umubosi akibwiriza ntabwo yibwirije ashobora no kwigendera. yes ashobora no kwigendera niyo mpamvu rero wacinye inkoro nubwo yapfuye ubusa. Ntabwo rero ibyo bintu byemewe kuri ase bundi gucinya inkoro uzi icyo ari cyo? Ntabwo kandi twatangiye mbikubaza inkoro nakubwira ngo nk'urugero ubundi inkoro iba ku nka sibyo ni cyaki se nkite nk'ikinyama ni nka cya kinyama cya hano mu gatuza hashira kiba kigenda gutya kibyina. Yego gucinya byo urabizi ko ari nko kwitura. Ubundi buriya gucinya inkoro ni nko gutura agatuza hasi ati mubyeyi sibyo se. Nimba rero uje ukifata ntakaza guhaye ku modoka cyangwa se wenda ubonye imyenda ye iri hanze ntakaza guhora yifasha urayifura, nuvuga ngo ubuvuga ati ndi hasi icyo nakemera cyose washaka ariko nkabona amaramuko. No ntago ni kimwe nuko rero nshobora kuzana kubeshya. Ntago ngiye mu myumvire yanjye ibyo bintu byemeye, ariko ni ubihakana ariko niko biri. Rero niba ubizi neza ko ushaka gucinya inkoro uwo muntu wimwita databuja mwite boss nyine wenda oze nkubwo niba uje gucinya inkoro ukananuka nubwo nemeye gukurikira no kwemera ibintu byawe ntago mbyemeye neza. Oya urabyemera, ndaza kureba neza nimba koko niryo jambo boss ryemewe kuko nimba boss nimba databuja niba databuja na mabuja babikuye ari itegeko ari amagambo agize icyaha ubwo na boss bigize icyaha kuko kwita boss umuntu nabyo ubwaje ashaka kubikoresha gukandamiza. Nicyo nakubwiye ati turi guta umwanya. Uzi impamvu turi guta umwanya? Nakubwiye ati twikibaza ibintu bigiye kure, twibaza ati ahubwo niya databuja na mabuja babikuyeho turajya tubita abandi mu buryo bwo kubaha icyubahiro. Yego bari abantu rega nubwo wenda rimwe na rimwe twitonganya nibo baba tugize tujye twubaha abantu bafite amafaranga yabo babyeyi nimwe mu ngize ahubwo dore ujye ubita ako kazina babyeyi ujye ubita ako kazina nimwe mutugize. Ariko ibintu byo kujya kuvuga ngo databuja mabuja wo kabyara we niba byagizwe icyaha nawe byumve ubireke hanyuma ntibibe nko ibi byari ni igitekerezo cyanjye nibyo nibaza nkanje. Ntago bivuze ngo mwigumure ngo muvuge ngo turi bwite ngo turabita ba mabuja ngo bitwaye ikisi ngo ba databuja ngo bitwaye ikisi byabaye amagambo agize icyaha. Ubundi abakozi bo mu rugo mu ruhame bazagufunga. Abakozi bo mu rugo cyangwa abantu badukorera mu rugo itegeko rigomba kubahirizwa. Nibo bantu bakunda kwita ngo mabuja ngo bosi ngo mabuja arantumye ngo nkorere iki. Ariko iryo jambo mw'abantu mwe mukora akazi ko kuba mwafasha abantu mu rugo mwirinde kuzongera kurikoresha. Banyakubahwa abayobozi mu nshingano zanyu, abantu biri mu nshingano zabo bazadufashe kudusobanurira kuko ibi bintu ubonye uko inkuru yanditse hari ibintu nje ntasobanukiwe. Nimba hari n'abandi babyibaza bazadusobanurira sibyo ko yagiye mu magambo agize icyaha. Ni kuri warihamagaye umuntu cyangwa ni kuwashatse kurikoresha akandamiza umuntu. Niba warihamagaye niba ijambo rigize icyaha kuba warivuga uryita umuntu uwo muntu yemerewe kukurega. Yego nicyo ngicyo bisobanuye. Reka twigire ku zindi, twigire mu mihanda. Twigire imihanda. Yewe ndumwe mu bantu badafite ubwenge bwinshi urumva ariko nkwiye kwigishwa. Ariko ikibazo nanone nanjye burya shabo ndeba aha nta bwenge ngira. Mfite ubwoba bwo kujya mu ishuri kuko abakagombye kunyigisha nibo bantu bashaka kumfata ku ngufu. Mbese baragufata ku ngufu uri umuhungu vere? Yego buriya umuntu wese utuje imyaka 18 rega ntago bavuze abakobwa gusa n'abahungu barimo. Oh yes n'abahungu barimo koko. Rero urumva niba umuntu ashaka kunyigisha akahita ngo ati noneho wowe wa gatandatu uzansange mu rugo kamfata ku ngufu, urumva atari ikibazo gikomeye. Iriya nkuru nayibonye ndibaza nako nkunda kwibaza sinzi n'abandi niba ari uko ibi skandali zigenda ziba ibyaha bigenda biba abantu bagenda bafungwa abandi bahuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye bitwigisha iki? Nk'ubu ngubu imyaka ibaye uruhererekane leta amadini ibigo by'amashuri
yewe no mu nzego z'ibanze barabitubwira sibyo tugenda tubona abantu bamwe babakatiye burundu abandi babakatiye imyaka 25 cyane cyane uzasanga igihano gihanishwa kira cyaha ntabwo kijya kijya munsi y'imyaka 25 bro nimba bagiye kugufunga ufite imyaka 25 uzava muri umusaza w'imyaka 50 yego kariyeri yawe iba yarangiye cyane umwanya wagombaga gukora nk'urubyiruko uba wavuyeho biba byarangiye cyane yes nimba bagufunze ufite imyaka 30 uzava mufite imyaka 55 hafi 60 ntawe uzaguha akazi kuko uzabagiye mu zabukuru ukabona abantu barabafunga buri munsi wenda tuvuge buriya hari ibintu bigoye ko ushobora guhindura urugero ukabihindura ariko ukabihindura wenda bigoranye sibyo niho tujya tubona wenda bajyana abantu muri rehab bagafata igihe cyo kuba bari bonyine kugira ngo wenda barebe ko ibyo bintu babivamo kubera ko nta kindi kintu kiba gishobora kubisimbura muri ako kanya urugero abantu banywa ibiyobyabwenge wenda by'urumogi cyangwa se n'andi matabi abantu basaritswe n'inzoga hari igihe bitewe n'uko ari by'ubwonko bwamenyereye bibagora kubihindura niyo mpamvu dusanga byababase sibyo ibyo bintu byibura ugahenjekereza ukavuga ati bino bintu kubihindura biragoye ariko uribaza uru Rwanda rurimo abakobwa benshi bakeneye abagabo sibyo hari abantu bagerageje kubaka ingo bikanga bakeneye abagabo mu buryo wenda bw'imibiri sibyo hari ni mu nzego nyinshi hari yewe n'abashugamami bakeneye abasore ni gute ushobora kunsobanurira ukuntu uba wabuze ahantu wisanga muri izo nzego zose navuze cyane cyane ku muntu ufite CV nk'iyi ngiyi tugiye kuvuga mu nkuru urumva ugasanga ugiye ku mwana uri munsi y'imyaka y'ubukure ubizi neza ko nimba hari ikintu cya mbere RIB Rwanda nacyo nimba hari ikintu cya mbere polisi Rwanda nacyo nimba hari ikintu cya mbere umuryango Rwanda nacyo kubera ko erega uriya mwana ni ibintu tugomba natwe kumva mu nzego zigiye zitandukanye uriya mwana aba agikeneye kurerwa no kugira ibyo amenya afite amatsiko y'ibintu byinshi sibyo afite amatsiko y'ibintu byinshi n'ibyo bintu umushuka ajyamo ahanini wowe uba ugiye gushimisha ubwenge bwawe sinzi ubundi wowe urabizi kuko tubufata nk'ubugoryi ariko wowe uzi ibyo urimo uzi ibyo ugiye gukora mu gihe uriya mwana afite amatsiko yo kumenya ngo bimeze bite urumva niyo mpamvu uzamushukisha akantu gato ariko ni wowe wa mbere wo kugira ubwenge bwo kubona niba agiye no kwishora muri iyo mico umubwira ati sigaho wari uzi impamvu umwana mutoya aba ari kumwe n'umubyeyi we atetse ariko akirinda kumwegereza imbabura yego cyangwa kumubona agiye gukora ku mbabura akamuhana ngo ntuzongere kwegera hariya cyangwa wenda nuko ntabwo arageza igihe cyo kuba yatangira kuba yakegera imbabura ngo ateke cyangwa ni ikintu yakagombye kumenya ahubwo wenda uri kubyumva ariko igihe cy'imyaka yo kuba icyo kintu yakimenya ntabwo arayigeza niyo mpamvu rero nawe wakagombye kuba utekereza ukavuga ati se uyu niba ari umwana ibi bintu akaba atarageza igihe cyo kuba yabimenya gute ndi kubimujyanamo cyangwa se ahubwo wenda afata urugero ukabona wenda hari ibiryo bitetse biryoshye wenda inyama cyangwa ifiriti sibyo umwana akagenda ashaka gukora mu mavuta arashaka gukuramo ikintu kimuryoheye ariko umubyeyi akaguma amubwira ati have ugiye kumushoramo intoki arashya niyo handi uzasanga n'uwo mwana washoye mu busambanyi ari bukuremo izo ndwara cyangwa ukanamutera inda ariko ukibagirwa ko nta mindset aragira ishobora kuba iri kuri level yo kurera umwana ari bubyara nta nubwo ari bwitekerereza uko biri bugende nyuma yaho uragiye umuntu noneho hari n'igihe ushobora kuvuga ati byibura uyu muntu wenda afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe uribaza umuntu nka mwarimu urera abana sibyo wenda iyo twanavugaga nabo b'amatabe n'iki tukavuga ngo nta bwenge baba bafite uretse ko nabyo nje ku ruhande rwanjye buryo iyo mbonye umuntu mukuru ufite ibitekerezo bizima twafite nk'aho ari muzima wabona yakoze ikintu gihabanye ukavuga ngo ni ukubera itabi njye ntabwo mbyemera biba bimurimo ahubwo yarabuze ikintu kimumotiva
ibyo kubijyamo. yes Yego. warangiza rero umuntu nka mwarimu ni wowe buri munsi ufata amahugurwa n'ubukangurambaga bw'uburyo ugomba kurinda umwana ugafasha ababyeyi be kumurera agakura neza akaba ari wowe uba mu wa mbere mu kumwangiza kandi ubu ahantu uri nyuma iyo bimaze kukubaho itaka rimaze kukwakira uravuga ngo nahuye n'umwaku wahuye n'umwaku inkuru iravuga ko ubwo narindi kuyisasira reka noneho nyibahe neza ariko abandi bagiye banayumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye Igatsibo iyi nkuru ndayikesha umuntu witwa Oswald Mutuyeyezu yari amaze kumenya amakuru yimbitse nyine kuri iyo nkuru twari tuba turi kwifashisha inkuru z'abandi banyamakuru bari professional turi aba citizen ariko mujye mubimenye ejo bundi mutazaha muri kunshinja ibyaha urumva rimwe na rimwe wenda hari igihe tuvuga inkuru twasomye ku mihanda sibyo tukazivuga uko tuzitekereza kugira ngo n'abantu wenda nimba hari icyo batubonamo bagire icyo bakuramo sibyo ariko rimwe na rimwe ugasanga ntabwo twagiye ku isoko z'inkuru rero we yaragiraga ati wa mwarimu wiyemerera ko umwana yamugezeho iwe ku wa gatandatu saa 9 z'amanywa mu mudugudu wa Bihinga akagari ka Kabarore umurenge wa Kabarore ku bw'amakuru yatanzwe n'umuyobozi w'ishuri rya GS Bihinga polisi yakoze operasiyo ifata bwana Irene Rugero w'imyaka 25 wigisha kuri iki kigo akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa witwa mu magambo ahinnye NC urumva uyu mwana abakiri victime ntago hajya gutangaza amazina ye yego n'ababyeyi ukuntu baba batabishaka njambona aba YouTuber mukunda no gufata amafoto y'aba bana reka mbabwire wamuganire kandi n'abantu bajya badutekariza icyizere nimba buri munsi usoma ukabona ko umwana uri munsi y'imyaka 18 ubutemero kuzana amashusho ye kuri kamera wowe warangiza ukagenda ukabidarapa hariya reka nikomereze NC w'imyaka 16 wiga mu mwaka wa mbere kuri iri shuri Rugero avuga ko uyu mukobwa yamugezeho ku wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwa gatatu umwaka wa 2026 mu masaa 9 nk'uko umukobwa we abivuga ukekaho icyaha yajyanwe gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kabarore umukobwa we ajyanwa ku bitaro bya Kiziguro gukorerwa isuzuma MC reka nkubaza abo bantu tubwiye turabumvisha ni umwana n'umuntu mukuru ariko se bahuye gute baziranye gute ibivugwa ku mihanda wenda inzego zibishinzwe zikorera iperereza ukuri urubanza nitugira amahirwe tuzanarukurikirana tumenye ukuntu byagiye bigenda wenda twumve aburana mu mizi ko byagiye bigenda no kubamenyanye ariko biri kuvugwa ko uyu mwana bari bamaranye igihe bishoboka ko bamenyanye mu myaka guhera mu myaka 14 Can you imagine nyine niki kibahuza nago ndi kubyumva baraturanye nukuvuga ngo uyu mwana yiga ku kigo uyu mwarimu yigishagaho ubwo bihura na bya bindi twavugaga mbere n'ubundi yego nukuvuga ngo n'ubundi niyo mpamvu wibaza sibyo uyu mwarimu niwe wari ufite inshingano wizo gufasha umubyeyi kugira ngo no mwana azavemo umuntu ukomeye yego none aho kugira ngo avemo umuntu ukomeye abaye wa mbere mu kumukomeretsa reka twikomereze dore ngiyi foto ye uri buyibashyirira mu kiganiro bazabirebe neza hanyuma Vare MC ngiye hari ikintu mba numva gute mani abantu duteye uko twishakiye kandi twakakwiye kuba duteye uko turi hari abantu ako ibaze nko gufata umwana wigisha kuko buriya umwana wigisha hava akagera abagufata nk'umuntu ufite ubwenge butabaho kuko ababona ari we muntu nyine ushaka kuba uruta n'abandi bantu ku isi kuko ufite ubwenge atarabona binashoboka rero gutufata umwana ungana gutyo kavuga ngo ugiye kumukoresha ibintu binashoboke ko abana bamwe na bamwe bizera bari abantu ukumva ko no kuba yakora ibyo bintu
nta kibazo kirimo bitewe n'ukuntu uwo muntu afataho icyitegererezo yamukonvense. n'ubundi niko biba bimeze. Rega umwana wese utarajya hejuru y'imyaka 18 ntago aba afite ibitekerezo byo kuba yavuga ngo oya cyangwa yego. Vare, reka iyi nkuru tuyiveho, umuntu agiye kubivugaho yabivugaho byinshi, ahubwo reka nkwibarize. Wari warerihira umukobwa amashuri? Cyangwa se hari umuntu uzi warihiye ishuri umukobwa amutezeho ko bazabana cyangwa se amutezeho izindi nyungu bumvikanye, ayo mashuri yayarangiza akamukatira? Cyane cyane ariko usanga abantu benshi, ibyo bintu mbizi mu ndirimbo ya Marone, abantu benshi usanga barihira abana bakobwa. Iriya ndirimbo ntabwo ari iya Marone, iriya ndirimbo iriya ya Derira hoya bayisubiyemo. Iriya ni karahanyuze ya kera y'umugabo, reka nza neza kumwibuka ndamukubwira, ariko iriya ni kava yego ya Marone. Ibyo ngibyo noneho cyane cyane abantu bakora bino bintu usanga avuga ati ngiye kumwitaho azaze amfashe gukomeza ubuzima bw'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo iyo abatipe buriya ikintu dukunda, by the way mbwira n'abakobwa, umukobwa umujama nakurarana mu kabari 1 2 3 mugataha hagashya byitwa ko mukundana, uzabibizi neza ko muri gukundana ariko bigoye ko ashobora kukumubera umugore, kuko buri kantu kose gashoboka uba uri kugenda ukamwereka. Buriya abatipe tugira imibare, bivuge neza, nta mutipe n'umwe ukunda umukobwa ukora mu kabari cyangwa uwa mu kabari. Ahubwo nibaza impamvu, kuko ntago none se ubuze vare akonsobanurira kubera iki tudakunda abakobwa bo mu kabari ariko tukaba tutanywera mu bubari butarimo abakobwa. Umva impamvu. Niba ngenda umusore urumva mfite muri ngewe mfitemo umugore nako uzambera mama w'abana, ko nicyo kintu twese tuba twifuza ku mugore nta kindi. Urumva uzambera mama w'abana. Iki gihe ndimo rero ubu ngubu nkeneye kwenjoyinga. Niba nkeneye kwenjoyinga rero ntago ndatekereza umuntu uzambera umugore. Niyo mpamvu nkeneye kujya mu kabari nkarebamo abo bakobwa duhuje kuba nabo bakeneye enjoying iyo nkeneye, urumva tugahurira aho ngaho. Ariko bitavuze ko muri abo ngabo nye nzakuramo umugore uzambera mama w'abana. Ngaho nyumvira. Nibyo rero nicyo rero kikwereka ko abahungu bazi ubwenge kuruta abakobwa. Urumva mbo aho ngaho ako kantu waba ushyizemo ni kabi. Ntago ari kabi. Uzi impamvu se? None se niba wowe umuhungu aje akakubwira ngo aragukunda, urumva akakujyana mu kabari mukanywa amayoga, mugatahana mukaryamana, ejo ubwo ubuzima bukagomeza gutyo, wowe nk'umukobwa uri gutekereza ko umuntu azakugira umugore? Mbo nibyo nyine ndi kukubwira. Usanga ahubwo uwo muntu uri kukubeshya gutyo ari byo nyine birimo hano. Usanga yifitiye undi mwana ku ishuri, yapangiye imishinga ari kurihira, urumva. Hanyuma rero ikibazo kiza kuvuka, umukobwa buriya uko uri kumwiga nawe abakureba. Nubwo bitari hose, hari igihe usanga umukobwa wenda arangije ishuri akabona uwo muntu wari murihiye ntago akiri ku rwego rwenda bitewe n'ibyifuzo n'ibitekerezo afite. Ugasanga wenda umutipe aravuga ati azarangiza kwiga umwaka 2 aruhuke bahite bakora ubukwe. Umukobwa ugasanga muri mindset ari kuvuga ati nzarangiza ishuri nje mu kazi nzashaka nyuma y'imyaka 10. Ibitekerezo byabo ntibyamaze guhabana. Cyangwa se yarangiza ishuri bitewe nuko umukobwa ufite imirongo mizima usanga abasore benshi bamushaka. Ugasanga yiboneye undi mutipe uri ku rwego rurenze avuga ati nitwubakana urugo uyu nguyu azangeza ku rundi rwego. Icyiza nuko nareka uyu nguyu wandihiye nkigira mu buzima bwiza kugira ngo nzagumye gukubitwa. Rero nimba wa musore we ibi bintu byarakubayeho, jya muri RIB. Jya muri RIB bagusubiza amafaranga yawe cyane. Kubera ko MC ntago turi bwumvikanaho. Kubera iki? Uzi impamvu tutari bwumvikane? Niwanga kumva ndaguhinkura. Yego ntacyo bintwaye ariko ntago ndi bubyumve. Nose urajya kundegera iki nge nagushyizamo agahato ko kunyishyurira? None ntago wakoresheje waprofise ibyo nari nkukeneye kandi warabimpaye ntabigusabye. Rega niba nge nawe twarakundanye urumva. None sugiye kuba nka dogiteri bwana umuvugizi
urumva ugiye kunsubiza nk'uko yasubije buri kantu. oya nibyo ariko ibintu ndi kukubwira niba ngiye nkundanye n'umukobwa ngewe nkabona ntafite ubushobozi bwo kuba yakiyishyurira ishuri nge nkamwishyurira ko numva azambera umugore w'ahazaza urumva icyo gihe ninjye wihaye akazi ntabwo yigeze ansaba ngo nyishyurire ishuri tuzabane uri kubyumva aho ngaho rero ngewe aho ngaho naba ngiye kuzira ubusa mu gihe noneho se mu gihe mwumvikanye mu gihe yavuze ati ntabwo ikintu cyose cyumvikanywe urumva ku munwa kitanditse mu mpapuro ngo kibe kigaragara icyo kintu ntabwo ari icyaha. rero muri Uganda ho si uko bimeze. yego ni muri Uganda ahubwo tubwire ko ugiye kuduha inkuru yo muri Uganda ariko bitangira kuzanamo ngo ribu ngo mwa basore mwe ariko none se ushaka kuvuga ko ubaye ufite ibimenyetso ubaye ufite ibimenyetso mwarabyumvikanye wenda mukagirana aga contract cyangwa se hakagaragara buryo kiba giye wishyura ayo mafaranga. none se MC aka kanya tuvuganye none se uri mama we cyangwa uri papa wabaye uretse nkakubwira aka kanya twumvikanye nge nawe aho ati rero ngiye kugurira imodoka urumva ujye uyigendamo hanyuma nawe ujye unkorera ibi ngibi namara kuyikugurira ntubikore nta n'ahantu twandikiranye icyo gihe nzajya kukurega mvuga iki. ariko rero nanone wenda mu mategeko nibyo niba umukobwa atagusabye we atagusabye ngo wazanyishyurira ishuri nawe ntugire ubwenge bwo kuvuga ati rero ibi bintu ko tubyandike urumva mu gihe bizaba bitabaye tuziyambaza amategeko icyo gihe ugiye kundega unziza iki ko nta gahato nigeze ngushyiraho. reka nanjye nkubaze uratekereza ko uno mugore wo muri Uganda baciye miliyoni 5 agiye kuzishyura umugabo uwo mugabo yari yarabeshya akamurihira ibyo byose utekereza ko abo bacamanza babo batesheje agaciro buri gace n'umuco wabo? yego mu Rwanda ubwo bivuze ngo nimba nta sezerano musaka kanya wowe ukuye amafaranga 5,000 mu mufuka wawe ukayamereza ntabwo nyagusabye uri kubyumva nta nubwo ufite uburenganzira bwo kujya kundega ngo nakwibye. none sibyo ntabwo ari uguhuguza nakwibye uteze kandi wayamaye ariko none se reka nkubaze wemera ko muri biriya bintu umunyamategeko ashobora kuza akagushinja ubwambuzi bushukana kandi nta nyandiko ufite ariko byanga bikunda nagushutse ute? ubwambuzi bushukana se bukorwa gute? none se ntabwo ubona buri munsi bari gufata abantu ngo yabeshye umuntu akazi amutwarira amafaranga? haba hari proof. uzi proof ahantu ziba ziri ku masendi y'ukuntu yagiye amwohereza amafaranga. urakoze cyane urakoze. none kuki tumva ko nimba wenda naraganiriye kuri chat ya WhatsApp sibyo cyangwa muri message zisanzwe nyine nicyo naherekaye ngusobanurira kubera iki noneho ntajya nkarega muri RIB yego nyine niba ngewe narakoherereje amafaranga yo kwishyura ishuri uri kubyumva mfite na message z'ibintu twaganiriye icyo gihe mfite gihamya ariko niba twarabiganiriye ku munwa ukagenda ukajya unyishyurira mpaka imyaka 6 nkayisoza ni urinjije cyaza abantu musigaye mwararaka nibyo nimukarenganya abakobwa rega buriya reka iyi nkuru nyiveho oya wiyivaho yidusomere twumva ibyabereye muri Uganda niko ubundi bari kumva ko numva abantu se musigaye mwararakaye niko oya ni ukuvuga ngo urukiko rw'ibanze rwa Rukingiri muri Uganda rwakatiye igifungo cy'amezi 6 witwa Fortunata Cyarikunda ndetse rumutegeka kwishyura Richard Tumwine arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda yakoresheje amwishyurira amashuri nyuma yo kumwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore undi akamubenga amaze kubona impamyabumenyi. Nuko inkuru ivuga nta kindi ndenza ahubwo bararakaye wenda nabavugiye nabo bararakaye mwana miliyoni 5 ariko kuzumva nizo bamucenaga arizo yishyuye ishuri nizo yamwishyuriye ishuri wenda bashaka ko urumva ariko MC ntago haba hari wenda ku ruhande rumwe abakobwa nabo ntago ari abana beza reka ngiye nguye gihamya kitari icyo ngicyo ariko urumva icyo ngicyo ntabwo uri ntabwo nigarura ngiye reka nawe nubwo uri kubimbwira gutyo urabizi mujyanye ku rundi ruhande ariko ibona buri kantu yageze hakarira muri JNS imbere yari ngende kukubwira ngo mujyanye ku rundi ruhande ntabwo ibyo namaze kubivaho kuko nabikumvishije nubwo ntabyumvisha ntacyo bitwaye reka abandi babyumvisha urumva
ibaze kuba umukobwa cyangwa umuntu ashobora kukubera umugore mukabyarana abana 4 bose bagasoza kwiga abana mumaze gusaza mwese umugore ahise akubwira ko mu bana bose barimo aho ngaho nta mwana wawe n'umwe urimo. uri kucyumva ko mu nda handiye ibaze mani nk'abakobwa mwe namwe mani ubu nsubije inyuma ukanyibutsa inkuru ya Platini reka nikomereze mujye mworoha akobwa mujye mworoha mupe byibuze niba umuntu umubanye atabyara ujya gushakira ahandi utabimubwiye bimubwire byibuze arera abantu azi katarabi ariko byibuze arega ubona ko bigenda bigira n'ingaruka ari kantu yahenshi gihe hatandukanye wumvisha uriya muntu w'imyidagaduro witwikiye mu nzu n'abana bose bivugwa ko uriya mugore we nubundi yari yaramubeshya abyara abana umugabo agiye gupimisha ADN ko akunda abantu bagira amakenga ntumbaze by'inkuru ndende ahantu yagiye kugira amakenga nge nzagira amakenga ibaze yageragiye asanga ngo mu bana bose bari bafite bine bagera muri 4 bari 5 nkuko babivugaga asanga harimo we wenyine. MC reka ngushimire urakoze cyane dusezerera abantu dusoza ikiganiro nge mwabanaga nanjye ni Vale uri imbere yanyu ni MC Gift ubundi subwo nuba wasoje byana nta kindi narenza